mu mwijima ushira habona usibanganya amateka mabi umindura musha kuva nkumenye mwami wanjumbera musha buri munsi naho nakwandika ibyo nkorera Yesu naho nabikwiza. Iyi ndirimbo yawe wakompoje ni amagambo yawe cyangwa se n'ubuzima bwawe bwite waririmbye waciyemo cyangwa ni amajambo yanditse mu gitabo cya Bibiliya wakuyemo? Hariho ayanditse mu gitabo cya Bibiliya somye nka Zaburi 51 gutya kumko ku murongo wa 3 none naje ngwara yabishe ndagwara ngahwera noneho banjana ku bitaro ngakira bangeze muhira nkagwara banjana ku bitaro ngakira ndagwara nca muri ubwo buzima bumeze nabi kugezaho umwana wose bakazonyifuriza urupfu gupfa nanone aho guteseka gupfa nanone noneho umunsi umwe kumva n'amarira araje tekereza ukuntu tuba dufatikanyije ukuntu tuba turi kumwe ukuntu ukora igikorwa ciza ugatekereza ati umubyeyi nkiyaje kwaba nanone nawe akakubona kuko ibyishimo by'ababyeyi nawe akakubona ariko ibyo ntacu bitwaye nuko twese niyo nzira kandi yarangije urugendo rwiwe kandi ndabizi neza ko yapfuye asoje ashaje yapfuye asoje arangije ibyo yari gukora hano mu isi. Ariko umugore wanje ni umukristo yonyangisha mama azobakishije kuko mbere yo kumushaka nzabona ko nzomwijirire huduma kandi mbanze mugenzure naho arabyumva wewe tuzobana nubwo tutazuriwe. Urashaka kuva amakuru meza, urashaka kureba ibiganiro byiza, gana Imuhira Studio. Imuhira Studio umeze mute? Turabasuhuje cyane bakunzi bacu, inshuti zacu zo ku mutima, urungano rwacu kuko nimwe twamana hano kuri Imuhira Studio. Aha niko gatorero kacu kabisa na gatorero nkuko babivuga iwacu. Turabaramukije mwese aho muherereye, abari muri Amerika, abari muri Amerika y'Amajepfo, abari muri Amerika y'Amajyaruguru, abari muri Amerika y'ubumanuko, abari muri Amerika y'ubuseruko, abari mu Burayi bw'ubumanuko, abari mu Burayi bw'ubuseruko, abari mu cyo hagati mwese turabashimiye cyane kandi turabagumbiriye turabaramukije cyane kabisa kandi tubashimira ko mudukurikirana kandi muzakomeze gutyo. Nimukirengagiza ibiganiro byacu. Ese ni gute ushobora kwirengagiza ikiganiro ciri Muhira Studio kandi wabonye notification ukabona ko hari ikiganiro gishasha ukareka kugikirikamo ngo wumve ibintu byiza biba birimo? Kuko ibiganiro byacu ahanini ni ibiganiro byibanda ku buzima busanzwe, amateka n'amakuru cyane y'iwacu. Kuri ubwo rero murabona imbere ya kamera y'Imuhira Studio umutumirwa udasanzwe cyane kabisa kandi arashaje hano ku Imuhira Studio. Murebe tugitangira, musubire mu biganiro twakoze Imuhira Studio tugitangirira channel yacu, twarakoranye nawe aho twari turi mu rugendo rw'ivuga butumwa, twagiye kuvuga ubutumwa hano mu Kayanza. Urabyibuka icyo gihe? Ndabyibuka kabisa, ndabyibuka. Hari 2020 ntabwo yaracimisi myinshi n'ejo bundi tugiye kuganira n'umutumirwa wacu, cyane benshi bamuzi nk'umuhanzi mu ndirimbo za gospel. Nibyo twamutumiriyeho kandi nibyo tuza kugarukaho, ndore ko hari n'indirimbo aheruka gushira hanze yitwa ngo na amateka. Na amateka yitwa Umbera Musha
ariko nyine rimwo akavensi kavuga ku mateka nyine ariko wishaka kuri YouTube wandike umbera musha Mbabazi Patrick official ahita ubibona. Okay, urakoze cyane. Hanyuma tutaratsa kamera hari akarimbo numvishe uri kuririmba cyane, kandi ako karimbo nkazi hano kuri muri studio kadusubiriremo ku karirimbo kaza kamfasha imuhira we uzuwa karirimbo ni brave ti brave uwo muhangahe ku 10 no umunani kumuhaye meshi yagakoze neza kameze neza cyane tumva ko ndarya reka urashaka kureba urakoze cyane kararyoshe cyane kabisa cyane friend yagakoze neza n'umuhanga iyo ugategereye ni ngiki kakwibutsa kanyibutsa nyine muhire wacu tu muhira no kureba nyine birimo. Urakoze cyane turakwakiriye kuri Muhira Studio. Murakoze cyane murakoze birambuye cyane nta kibazo ubuhoke ubwira abantu kabisa kuburambuye ntagire ibyo wisigaza. Sawa turababwira ibikenewe ko bivugwa byose gati twobivuga turabivuga oya nuko hanyuma dutangire kwanza mu buzima bwawe Mbabazi Patrick, ni ibihe bintu ukunda cyane wumva ukunda cyane kurusha ibindi mu buzima bwanje? Ibintu nkunda kurusha ibindi byose ibintu apana muntu ibintu nkunda kuririmba. Akenshi ndeka kuririmba ari uko wenda njyamye sinziriye cyangwa ndi mu ishuri, ariko nabwo ari igihe nturika. Hari igihe usanga ndi mu ishuri akabwo ndirimba ntabimenye naje kaja kwicura kera naririmbye. Mva ni ibintu biba biri connect ni ibintu umunsi no mwibisa ari umunsi umwe none hari umunsi y'icyo sanga kera naririmbye hanze turirimba kuri ryo hejuru cyangwa mu mutima gusa. Hari igihe uririmba mu mutima kumva biranze kumva none uririmba no hejuru nyine. No kuvuga ngo kuririmba ndabikunda mu rugero rwo hejuru cyane pe. Uvuze uko ari byo ukunda, hanyuma kuririmba no kujya ni kukunda cyane. kurya uvuga se ngo urabikunda ni devoir ni ibintu nawe nyine wavuga ubona utohwanya n'ibindi utarega ati wobaho ti woririmba gututari. Hanyuma Mbabazi Patrick banza twibwire neza ni muntu ki ameze gute, hanyuma yakuze muri conditions zimeze gute, ubanza twibwire nyine wakuriye hehe wavukiye hehe. Jewe nguko mwabivuze banyita Mbabazi Patrick cyangwa Huruma ushatse urushira mu Giswahili, ushatse urushira mu Gifaransa no mu Congereza biravana no kubukeneye, ariko jewe ryo nkunda ni Mbabazi Patrick ni najyo nkoresha nyine ko ibi ngibi muri platform za Mbabazi Patrick. Ugiye kuri Instagram nijyo, Facebook nijyo, YouTube na channel nijyo. Na ndumuhungu w'Abanyakarama. Abanyakarama abanyabungo kwavanga imirari ibiri dahuye. Abanyabungo kerugiye mu basita Abanyakarama w'umushungu wacu ni mu ngoma muco hagati. Papa yarashaje yitwaga Pasteur Manutse, yari umupasiteri mu ngoma muri Methodiste. Navukiye mu ngoma. Umva na mama nawe n'umunyabyinshi ndumwishwa wanyu munyabyinshi w'abakabo
ne wanyinjije mu banyabungo kandi sinzi ko tubaje mu musore uko usanga ubakoye mu goto ubwo rumwisho w'abanyabyinshi n'umwishwa w'abanyabyinshi wavukiye nyine mu ngoma navukiye mu ngoma urakoze cyane hanyuma ukurirayo wavuye mu ngoma ufite imyaka ingana urirayo tahandi hantu nigeze usibye mu ngoma usibye ahandi hantu sister waje wifura yigeze kubomboka aranjana arantekana mucakira murerera abana ni muco hagati ntantu twagenda nk'amasaha 2 cyangwa 3 ariko titwatinze nawe twahise tuhava tubungira n'ababungira mu ngoma none haradusanga mu ngoma iwacu tu urumva ubuzima bwanje bwose ni mu ngoma nahavuye 2012 nja mu nkambi mu bwagiriza duhita tumanukana n'uwo sister urumva niwe twabanye kuva yajanya mpetse dutandukanye no mwaka nsanga mama nababo no kuvuga niwe twakuranye niunzi naranzi yaze yumva warateta se nkuko uteta kwanya cyahera gukubita ubiza nawe umuvyeyi amfata nk'imfurayi ariko ntabyorenza ku mama ndateta cyane mama bari ibintu bimeze neza hanyuma se nka nyuma y'impano tukuziho y'uburirimbyi ni ihe indi mpano uzawiyumvamo cyangwa se impano ugira newe wimenya aye ngubwira akandira hari nyine ariko taye ngubwira irahari urayikoresha se cyangwa warayiryamize ndayikoresha mu buryo busanzwe ariko iyo kuririmba yarayiganjije mbona ntobivanga niyo yindi okay urakoze cyane hanyuma reka tugaruke kuri iyi ndirimbo yawe mbere yuko tuja mu bindi katubanze tugaruke kuri iyi ndirimbo yawe heruka gusohora yitwa nyine ngo mbera musha nyine amateka ibintu wankuye kure mu mwijima ushira habona usibanganya amateka mabi umindura musha kuva nkumenye mwami wanjumbera musha buri munsi naho nakwandika ibyo nkorera Yesu naho nabikwiza ijwi riracameze nabi byiza nje nkuririmbiriri ngaririmba twumve usibanganya amateka mabi umpindura musha shoboye nuko frame ukuntu bose uririmba gusa message kumvikana babona amajwi habe natwe amajwi si kirenga cyane kiba kigenderewe ni message birimo na mbere yo gusohora iyo ndirimbo nibyo uba warabanjije gukora hanyuma iyo ndirimbo hari umugabo wari umwe wigeze gushima mu ikanisa aravuga ngo hari indirimbo ngo yamwinjiyemo ariko iwe nyine aza guteshaguzwa aravuga ngo hari indirimbo ngo yanyindiwemo naje iyo ngiyo yanyindiwemo cyane ariko ku kavensi kamwe kavuga nyine ngo wasibanganyije amateka mabi umpindura musha manake umpandi mateka masha ako kantu niko tuza kugarukaho cyane niko kamfashije kandi niko shaka kubazaho ese ngo nisanze mu bushuti eko uragataye uzi kwisanga mu bushuti bwa Yesu mu buryo utazi turagenda tugaruka ku bitero zose ariko naho hari aho wabeshe kweri ngo mu bushuti wabaye inshuti n'Imana cyane timwahuriye iby'inkorera nibyo byerekana ubushuti ubundi ngo nawe uri inshuti ya Yesu haje mu Imana ivuga ngo turabo yaremye ituremeye iki mirimo myiza yo muri Kristo Yesu itwunga Imana yatwunze na Yesu Kristo noneho twisanga mu bushuti tutazi tubyisangamo tutarabo
twari dufite amateka mabi twarabo gucibwa ariko tuza kwisanga mu bushuti bwa Yesu. uhise unyibutsa akantu ikibazo kimwe mpise numva nyine muri ibyo. Ubwo se iyi ndirimbo yawe wakompoje ni amagambo yawe cyangwa se n'ubuzima bwawe bwite waririmbye waciyemo cyangwa ni amajambo yanditse mu gitabo cya Bibiliya wakuyemo? Hariho ayanditse mu gitabo cya Bibiliya somye nka Zaburi 51 gutya ku murongo wa 3 hariho amateka mabi, amateka Dawudi yabanje gucamo yo gukora icyaha asambanana n'ujya muka Uriya. Arandika Imana usibanganye ibyaha byanje n'ibicumuro. Yasaba nyine imbabazi aravuga ngo Mana ngo icyaha ngo cabereyeho kugira ngo ugaragare ko ari we wenyine wera, ko ari we wenyine uzira icyaha. Nuvuga ngo iryo jambo naryo ryarafashije ndasura kandi ntekereza amateka mabi nanyuzemo jewe ku giti canje ndetse n'umuryango ndetse habe nawe ufite ayo wanyuzemo kuko umuntu agira amateka menshi noneho bituma nyine bivuze ko nyine hariho ibyo wagiye amagambo wagiye ukura muri Bibiliya nandi waciyemo nyine ubuzima wagiye ucamo. Okay, nari nkubajije ngo iryo jambo impamvu wariririmbye usibanganya amateka mabi umpindura musha wari uri kuye kuki? Urumva jewe ubwanje reka nivuge umuntu arashobora kwibaza ate ayo mateka mabi Imana yagukuyemo Gize neza kuntumira mu kiganiro abantu benshi bagiye bambaza kuri telefone urashobora kutubwira aho iyo ndirimbo wayikuye ayo mateka mabi iby'ukuri ntiyobura jewe ni umwanya mwiza uko yababwira. Twebwe umwacu tuvuka turi 7 ariko mbere yo kuba 7 mama aratubwira ko yapfushije abana barenga 5 asuka n'izindi ndazigera kuri nkazi 3 cyangwa 2 yaratubwiye turubyaro rwe rwose ni 10 n'abana 14 ariko afite 7 yagiye abapfusha bose yapfu ni ukuvuga ngo ifura yarapfuye abona kubyara ifura dufite ubunyine hagati y'ukurikira ifura haciye abandi 2 hagati y'uwabyaye ukurikira ifura haca abandi abona kubyara mukuru wanje witwa Ndagishe. Ni ukuvuga ngo mare kumubyara nyuma yabwo hafundi asuka n'iyindi siniko bazabyita no gusuka ni noneho abona kumbyara abanje guca abandi 2 kandi yangwara yishe babandi ndayigwara naje. Urumva yangwara yishe abandi umva kera bagwara ingwara nibaza zitwa ngo zarugagara ibiki noneho ndayigwara ngera habi ntanguciye mu ijambo no kuvuga ko abo bose bapfuye bakuru bawe bari n'abashiki bawe bitavye Imana ubwo bapfa bakuze cange nyine yarasukina bapfa babanje kubaho atubwira abana b'abakobwa bapfuye urabizi ko bashiki banje ari beza ntubazi se n'abakuru banje nyine bagiye bapfa none bagapfa hari abana bamwe barabaye bakuru batangiye kuvuga abana batangiye kwicara hari umwe azatubwira ngo ni inkuru ziza umwana wapfuye umwana w'umushishe nyine cana kimeze neza ahita apfa none naje yangwara yabishe ndagwara ngahwera noneho banjana ku bitaro ngakira bangeze muhira nkagwara banjana ku bitaro ngakira ndagwara nca muri ubwo buzima bumeze nabi kugezaho umwana wose bakazonyifuriza urupfu gupfa nanone aho guteseka gupfa nanone. Noneho umunsi umwe banjana mu masengesho
ahantu mu masengesho ngo ni mu Kanogo habaga umuyumbe ngo ni mpire ndamushimira kandi zanumva ko ari ikintu nzokora kubwiwe uko bimeze kose uko bimeze kose arahari nzobimushimira none mama arampeka ngo mare kumpeka aranjana museruke mu muryango w'ikanisa gutya nkiyaninjira mu ikanisa paniha ikanisa ryose yama rihindukira rirahindukira ebana baravuga ati nanone napfuye bagende basiri muhira bareke bategereza umunsi ndangiriza muhira mpira aransengera anyitaho basha gukora gahunda mbaho ndakira cyogiye ndakira mbaho ariko ntekereza ukunda abo bandi bapfuye kandi unarebye bandushaga uburanga bandusha amagara kandi bishe n'indwara naje yarigiye kumpitana noneho ndebe ukuntu jewe nukuri yambitekereje numva hasinze uburyo uwo mpire yaragusengeye arangize bagusubiza imuhera nti wasubira kugwara ntabwo nasuye kugwara twasuye kugwara nyine bene ibindi bisanzwe kuko nawe ugwara ariko mpire n'umuntu ntazibagirwa n'umuntu ntekereza buri mwanya buri saha ari mu Bugande ejo twaravuganye hafi nk'isaha yose twatuvugana akazambwira ati wabaye umuririmbyi byagenze kuriya ati n'ibintu byashimishije kuko ubona uhagarara imbere y'amateraniro ubundi nari umuntu undi muntu atoha n'amazi urumva ariko ubu nyine nawe uri umuhamya wabyo Imana yahinduye amateka n'umuntu uja kuri stage ngafata stage nkaririmba nkabona abantu baranyishimiye mfite abantu bankurikirana mfite abantu bankunda ebana kumva ko Imana nyine yasibanganyije amateka mabi ingiramusha sinibyo gusa n'ibintu byinshi twage ducamwe mu muryango birebire tubona umwanya wo kubivuga uno munsi cyangwa mbirangize wenda abatuzi baratuzi mu ngoma twabayeho mu buzima bubi cyane papa arapfa mama araturera aratwihanganira mu bukene bumwe buteye ubwoba birumvikana ariko Imana ihindura amateka ubu nyine turi mu nzu turi Bujumbura muri capitale turiha inzu y'amafaranga inzu nini cyane imeze neza bigereranyije nayo mateka twabagamo n'ukuntu mama yatwihanganira araturera aradukuza n'abarumuna banje n'abakuru banje kugeza ubu akitureze akiduhetse kabangezaho naje no mugurira igitenge kabangezaho naje no mugurira no murera izo kuri n'ibintu nshimira Imana yakoze birumvikana cyane kuko utegereye niyo ndirimbo irimo amagambo menshi akomeye cyane byumvikana ko wenda hari ubuzima bukomeye wagiye ucamo nubwo nyine ubwo ni nk'ubuzima bwawe warubaye nk'udukiramo nyine ku giti cyawe ubuzima bwo kugwara wagiye ubamo kuko nyine ntabwo ariko buriya kugira ngo umuntu nyine akomera abanza guca mu bikomeye niko biza bimera kandi turakwihanganisha cyane Paul ariko birumvikana ko wenda hariho amateka menshi wagiye uca hejuru cyangwa se utavuze kandi menshi ni nk'ahe mateka akomeye cyane wagiye ucanamo n'umuryango wawe cyangwa se wenda nimba hariho ayandi bwite wagiye ucamo ku buzima bwawe bwite wumva ko yari akomeye bituma ukompoza n'iriya ndirimbo ufatikanyije nayo umaze kutubwira amateka mabi yarahari cyane ndibuka ko nje nagiye mu korari kiri muto cyane papa yarankunda cyane mu buryo buri hejuru ari umupasiteri kandi mwiza w'intangarugero yari umuvuga butumwa papa yarabwiriza yicara bakamubwira ati nyabuna turakwinginze subiramo yigeze kubwiriza ahantu hamwe ni mu mikarati abo muco hagati bazobivugaho barabizi cyane twari tuba muri Shimbo nyine mikarati yigeze kubwiriza abantu bagiye kumukutana kuri Pasaka yarabwiriza ku rupfu rwa Yesu bimwe biteye ubwoba arabwiriza ngo amara kubwiriza hari abashitsi
aho ngaho inka zironsa baza babwira inka zironsa hakurya ku musozi baza babwira nyirinka tiwe inka zironsa kandi urabona ko ari abashitsi genda kuzonsora kuzonkora genda uzonkora urebe ko ukamira abana babashitsi amata uwo mugabo yamubwira ati zireke zonse papa yaritwa Manutsi zireke zonse Manutsi karabwiriza sinota buno butumwa zireke zonse Manutsi karabwiriza yigeze kuzabwiriza umugabo umwe wacu akazagenda yongorera abantu turaga ni mukuru wanje bukeye yarumvuga ubutumwa mwiza iyo mbitekereje ubu nyine kiyaje kuba hari none akavuga ubutumwa nanje karirimba ni ibintu hamwe ndirimba mu materaniro natekereza papa kumva n'amarira araje tekereza ukuntu tuba dufatikanyije ukuntu tuba turi kumwe ukuntu ukora igikorwa cizo ugatekereza ati umubyeyi nkiyaje kwaba nanone nawe akakubona kuko ibyishimo tuzishima by'ababyeyi nawe akakubona ariko ibyo ntaho tacu bitwaye nuko twese niyo nzira kandi yarangije urugendo rwiwe kandi ndabizi neza ko yapfuye asoje yapfuye ashaje yapfuye asoje arangije ibyo yari gukora hano mu isi nuko turamubukene mwe buteye ubwoba hamwe nagiye kumukutano tirihuzo yo gusengana kwa gatano n'ikirato no kwa gatandatu naniyinga urumva ko ari amateka atorusha nagiraga ikimono kimwe n'ikirato ibirato twatwita ngo ni kankoto imwe by'ibifafa gutya byera nibyo nuko Imana igenda iturera ihindura amateka ubu nyine mfite nta urabizi mfite imyenda imwe sindi mukumenya yiri ndimo gutiza bakagarura bakeneye cangwe kayitwara mfite abantu naje ndi mukwambika kwera ubuzima zinaciyemo abo tubana barabizi ndi mukuru kwitegereza umuntu namwitegereza amateraniro nabona ntameze neza hagenda nkamuhamba nkamwe ati ngwino tugenda yarakwijabe arantu tungana azacuruza amashati cyangwa se nabandi ahantu bazacuruza ntati tora ishati tora ikirato nubwo ntaragera mu rwego nyine ariko muri duke yamfite nibuka amateka mabi naciyemo kubura bene ibyo bintu nkumva nyine no bisangira nabo bantu nuko turakura mama adushugurikira yigeze kucuruza amavuta y'amamesa akava mu ngoma akaja mu mutambara iwacu barabyumva urugendo rw'amasahane n'amaguru nibido nane kugaruka nibido ku mutwe bwaca akajana mu iposho kwanta yobego kugira ngo aduhahire kugira ngo atwigishe ishuri primaire kugira ngo ni ibintu nyine byari bikomeye agenda twihanganira twatugeze mu rwego rwo kuba natwe mu muryi muri kapitali Bujumbura urumva na amateka mabi ibyo zose narabitekereje uragendura baramubona barebe muri video baramubona n'umumama niwe wambaye ibitenge wenyine n'igitambara mama mwiza cyane ukeye umeze neza ubyibushe kabisa umeze neza ufite amagara meza umukobwa wawe ngabyishura ameze neza kabisa ndakuvuga ngo Imana yaduhinduriye amateka nikibyo urakoze cyane abari kukureba kuri video cyangwa se bari kukureba muri iki kiganiro bari kubona uri umusore ukiri mutoya cyane abantu barashobora kwibaza amateka mabi umwana ungana gutya yahuye nayo hakingana kuriya ni gute amateka mabi siyo yaje azazira n'uruhinja azazira n'uruhinja mu myaka yose mfite mu myaka mfite si myinshi by'ukuri ntabwo ari myinshi naye kubwira utangara ariko ntayumvuze ariko muri iyo myaka nabonye amateka mabi twaratesetse wa birashoboka kandi nibyo nyine umuntu kuvuka ugavukira no mateka mabi kandi urabona ibyo byose mama yakora twarajanaga nduruhinja kubera nkunda mama kuruta ibindi bintu ku isi urabizi n'abandi bose barabizi kanga ko agenda wenyine byibuze naje ngatwara akabido gatoya tukajana nukuri kose nkagenda barabiza biwacu kagenda kumwakira kagenda amasaha ane ngakenera ngo tujane dutesekane twese hamwe
tukajana ndi mutoya ndi umwana w'imyaka 10 12 13 tukajana ngatwara akabido gatoya ariko tukaba turi kumwe yagenda basi yagenda nkaja kumwakira ahantu ku Gatongo kava iwacu mu ngo nkaja ku Gatongo turagirira inka nuko nkamwakira akangabanyiriza kuri ya mavuta yarafite naje nkamwakira akabido tukagenda kumva naje nyine hari igikorwa nkoze kugira ngo mugaragarize ko dufatikanyije maro amateka mabi. Hanyuma ni byiza kwibuka amateka ibyahise amateka mabi nkuko novuga kugira ngo ubashe kubaka ejo hawe hazaza heza ko ntabwo kubaka ejo hazaza utibutse ibyatambutse ubuzima bubi wagiye ucamo. Kandi aya ni amateka mwafasha abantu akabakomeza n'abakiyarimo bakumva ko wenda hari abayaciyemo bayavamo nabo bategerezwa kuzayavamo nimba hari abayavuyemo bakafatikanya nawe gushima Imana. Hanyuma rero nkuko tubizi rero urana umwana w'umupfakazi wumva wari warabuze so umva mama wawe yari yarapfakaye. Tuzi ko cyane iyo uri umwana w'umupfakazi kenshi ushaka ukiri umwana ukiri muto umuryango cyangwa se bene wanyu baso wanyu nabandi bahita bakobrija gushaka ukiri muto sinzi wenda impamvu babivuga bagahita bakubwira ngo ushake ubu baranegrije se ukanga kumva inama z'umuryango cange sinzi aho bohera kumbwira ngo ushake muri no myaka wenda sindarenza imyaka cyane yo kugira ngo nushaka ariko rimwe na rimwe nyine barabivuga ariko kumva ataragera ngicyo gihe muri Kongo kubera iki wari ukiri mutoya cyakora ayibi nari nkiri mutoya uko ntonyiwe nubwo wumva yose y'amateka nyine twari tukiri batoya ariko nyine umva aho twahangayitse tukiri batoya no kunda mama wanje kugeza n'ubu sinza mu iruhande nawe iyo wakunze umubyeyi naragukunda jewe ndatekereza ko arenda kunda kurusha abandi kuko inzanja mu bitaramo kandi urabizi ngatabe niyo notaha saa 4 z'ijoro nzasanga mama yicaye muri saro andinyize akambwira ngo nakurinze uje ndebe ko wariye wahaze mbone kujyama karya akambwira akagoro dutabura rebo ko ujya nukuri kw'Imana no namubwiye ati sinjya kino ndango yofata ni deni kugira ngo nkige kandi nkabikora kubera ubutesi gusa kubera ukuntu mbanzi bushuti bwanje nawe bwubakitse none nkarya amara kambwira ati si wahaze mwana wakonda kurusha iryo jambo mwana we kubera ico kintu naje nabona udufaranga nabona ko hazabwo nyine uririmba bati wamfashije ati dore faranga mbere kuzikoresha ikindi kintu zamana nkatima nabonye izifaranga none kineye gukora kintu ati fata zino naje koresha zino kubera ukuntu nyine kugira ngo ndebe ko no mwibagiza ibintu bene byozo zashize. Ese nkuko umukunda gucyo cyane ugize gutya ugahita ushaka ugahita usanga wenda umugore wawe aramukwangishije uzogenda gute? Cyo kintu nico gusengera kuko ako umugore wanje no mukristo yonyangisha mama azobakishije kuko mbere yo kumushaka nzamana ko zomwijirire huduma kandi banze mugenzura naho arabyumva wewe tuzobana nubwo tutazuriwe ubyumva tukangore uramufite aruzi ndabazi areka aho ari na brava arabazi bravo uramuzi ahubwo kubisha abaguru ngo brava zaje kumutereta ko yabererekera satani tangiye kubererekera satani turi inshuti antawe ariko aho ari nuwo tuzobana abiyumva akangore nyikundira mama ese ngubu utubwiye ngo ntawe wenda akaba hari aho ari akaza gukurikirana ikiganiro ntaza kurakara se nko kubitekereza corona guti
uba hari gute nawe nabona ndamwihakanye Kanyombya ndavuze se ko mu mujyi no kwijijisha ahari nimba mukunda arabizi ko mukunda sinogaragariza hanga ko mukundira ariko ntabwenda genda va oya arandika muri komande tawe tazakoresha YouTube aracara ubuhinja taravuka aracutse tuzoba tureo tuzobagwa gitumo imuri studio ego reka twinjire muri iyi ndirimbo yawe neza bwite noneho tumve bije yagutwaye amafaranga yagutwaye ubu iyi ndirimbo ntiyaguhenze kugira ngo uyikorere clip video nyine amafaranga ni gute ubushobozi wabukuye icambere no mu bintu zatumye byandika umutima kuvuga no gushimira abantu bavandi ari kintu mvuga umuntu n'uw'abantu nta bantu nta muntu ndashimira nta bantu nta muntu umuntu agizwe n'abantu guhera kuri ujya wese habe n'umuntu ushira kuri stati n'umusponsor n'umuterankunga wanje habe n'umuntu unyandikira ngo arankunda uzi ko ku munsi n'umugisha wa ku munsi ntibwira ntabonye abantu nka batatu bambwira ati turagukunda n'umuntu wese untekereza akanyandikira iryo jambo umuntu wese ufata video yanje akayishira kuri stati yiwe n'umuterankunga mfata ebana shimira pagaciro yemwe mwabantu mwe ndabakunda mbaha agaciro cyane rero ndashaka gushimira abantu bamfashije singombwa ko muvuga umuntu wamfashije byo singombwa ko muvuga cyane ngo ninjire ngo muvuge n'izina tutarabivugana ko wenda ahari n'umugabo nasanze afite umutima utameze nk'uwabandi aragufasha atitaye ku ngaruka zoba inyuma atitaye kuri we ati tunaziranye bya hatari umuntu wavukiye muri Byura umuntu wabaye muri Byura naje nkakavukira muco hagati tanzi gusa nyine twahuriye hatubana iminsi mike yaragenda ariko n'umuntu wafashije urashobora kuba ufite ibintu reka nababwire mwabantu urashobora kuba ufite indirimbo ariko kubera uburyo kubera ntamuhaye ikaguhoteramo ariko aramfasha rero sumwe hafashije muri no ndirimbo hafashije abantu benshi cyane ndabashimiye mwabantu ndabashimiye cyane Imana ibaha umugisha yantwaye uburyo bwinshi ntari kubona kandi muri ubwo buryo mama nta n'igiceri yashizemo bakuru banje taco bashoye baramubanje taco bashoye rero nkaba mbashimiye abandi bantu tokwibaga gushimira ndashimira abantu turi kumwe mu rubuga rwa Mbabazi Group ndabashimiye nabo bafashe umugongo basharinga irandirimbo bagira gute Imana ibaha umugisha itorero ryanje mbamo baranshigikira cyane mu buryo bwose bushoboka ndabashimiye cyane n'abantu bankunda guhera ku mwana mutoya w'uruhinja hazabwo nja mwivuga utumwana agaruka bambona ndaturutse ku muryango bakama biruka bakaza bakangumbira nkumva merewe neza cyane nuvuga ngo ingeri zose mu itorero ryacu ari abana ari abamama ari abapapa barankunda banyereka urukundo izo bintu ndabashimiye cyane ndashimira inshuti zanje zigiye zitandukana batuye Amerika hehe mu Bugande muri Kenya ni henshi impande zine z'isi habe n'ababa kuri kirisi hari umuntu wanyandikiye yaramwe ngo aba Ibuniya ngo yafashijwe n'indirimbo Ibuniya nawe ndamushimiye cyane aza nkurikirana cyane kabisa kandi akanyereka nyine urukundo Buniya n'umunyamurenge niyo atuye tu yarahagutse hanyuma ikindi kintu nashaka kuvuga buriya tuba dufite indirimbo zirahari kandi nyinshi ariko bivanye n'uburyo urebe nk'indirimbo yari si nk'iyo ntagira abo bantu nyine kugira ngo bamfashe nyisohora urumva ko byari n'ubutumwa hari umuntu umwe wanyandikiye message rero ni nka batatu aranyandikira ambwira ati afite ikibazo amaranye iminsi ariko indirimbo ngo kuvije
ico kibazo carakemutse. Yarantelefone ari kurira nijoro. Umumama umwe utuye muri Amerika nawe arambwira ngo yarari mu bunebwe, ari mu yumva nyine ari mu bunebwe bene ubu ngubu bwinshi, niko ariko ambwira, ariko ngo yamuzukije yamwijije mu bubyutse, ariko mpamagara yiririmba kuri TV yiwe. Ndabashimiye rero kandi mukomeza kunshigikira, ndabizi neza Imana izabimfashamo ibicishije muri mwebwe. Urakoze cyane, natwe dushimiye abantu bagusapotinze cyane, ni igikorwa c'ubutwari. Hanyuma dushishikarize n'abantu wenda kuja kureba iyo ndirimbo batarayibona, iri kuri YouTube channel Mbabazi Patrick, wanditseho Mbabazi Patrick urayibona nta kibazo. Turaza no kwishira, turayipininga linki ahangaha munsi, uraza kureba winjire nko muri commentaire urabonaho linki yayo, ucamo ukayireba direct. Tubashishikariza no gukora subscribe kuri iyo channel yiwe kugira ngo dukomeze dutezanye imbere. Hanyuma ni nziza cyane iyo ndirimbo narayibonye kandi ikozwe neza mu mashusho meza, iraboneka ko nyine ari indirimbo ari nziza. Ubutumwa burimo ni ubutumwa cyane cyane bukomeye cyane kabisa. Hanyuma turangiza ikiganiro cacu, ubanza usubire ukubitiraho akapera abantu, usubire baririmbira agace gato akavensi kagufashije kurusha ibindi. Hajya hari hasi kanzamure transpose. Kuva nkumenye mwami wanjumbera mushaburi munsi, naho nakwandika ibyo nkorera Yesu, naho nabikwiza wankuye kure mu mwijima ushira habona, usibanganya amateka mabi umindura musha, nukuri wasibanganyije amateka mabi umindura musha. Haleluya, amen. Urakoze cyane. Reka tugushimire Mbabazi Patrick, ugira ijambo rimwe ubwiye abakunzi b'Imuhira Studio, hanyuma n'abakunzi bawe ku giti cyawe bakunda ibikorwa byawe. Turadusoza ikiganiro cacu, nitugukenera tuzosubira tugutumira, ngira uzatwitaba cyane, sinoreka kubitaba. Rero abakunzi b'Imuhira Studio turabashimiye kuntu mugenda mwerekana urukundo no kugaragaza umutima mwiza wo gushigikira industry. Imana ibaho umugisha cyane mu ruganda kandi mukomeze, afite ibikorwa byiza, amateka menshi agenda ashitsa ku bantu, ari ibintu nyine by'imuhira tugenda twibukanya. Mukomeze mushigikire, abatarakora subscribe bayikore kugira ngo n'abazoba babona ibiganiro bazabisharinga kugira ngo bigere kure hashoboka, kugira ngo nanone akomeza atera imbere ndetse akomeza nateze Imuhira imbere cyane. Hanyuma abakunzi banje namwe ndabakunda cyane mu buryo musanzwe, ndi umuntu ugira urukundo baruri hafi cyane. Jewe turashobora kubana imyaka myinshi utumvishije mvuga ngo nanganya naka, kandi urabona mu buzima azavuga ngo kuri muntu uje ndamwanga usinza mwiyumvamo, je iryo jambo ntareba mu kanwa kanje. Rero sikanswe rero unyeretse kwa nkunda iho birarenga kumva nyine sinzi uko mbaye. Rero ndabashimiye kuntu mushigikira, urukundo munyereka, aba mama aba papa, urebe ku myaka yanje aba papa, Imana mu ijuru ibaha imigisha. Kandi nashimira n'abantu babasiniye mu kazi, abantu babana batubanjirije abanake abamente ba nukuri naho muririmba muri industry yanyu, naho muririmba mwumva nyine ndaririmba fatisha ntabuzigera nireka kisa barabakuru bacu papa nisibatayiba uga ndabubaha
ko baturere turi abana babo baturere badukuze wenda nibazo baba barashaje noneho natwe tuzorere abacu twarakuriye umunani ibirenge byabo ndabubaha kandi nca bugufi nubwo noririmba gute sino kwirengagiza ko ari abametere sino kwirengagiza ko ari ababyeyi z'ukuri batwegere baturere batuzamure kandi ntamwe n'umuntu uwo ari we wese ushobora kuza duheza ibitekerezo n'inama kuko biradufasha cyane dukunda inama cyane kurusha ibindi bintu murakoze turabashimira Imana ibahe umugisha murakoze cyane